Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kumererwa neza mwese abadukurikiye. Nitwa na Cretin Hirishwa, aha ni ku Ibendera TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho ubuhamya. Iyo tubategurira ubuhamya tukanabubagezaho, tuba dufite intego yuko mushobora guhinduka, gutera imbere no gukomezwa n'ibyo mwumvishe mu ubuhamya tuba twabateguriye. Twafashe igitekerezo nyuma yo kubona ko hari abantu benshi bari kwitakariza icyizere bagahitamo kwiyahura. Ni umugambi ugayitse. Turi mu gihombo rero niba abantu badushiraho, nyamara kandi hari icyo twakora. Umusanzu wacu ni ukubagaragariza ko nta kure habi Imana itakura umuntu, kandi ko nta kure heza Imana itageza umuntu. Ndakwibutsa kandi ko ibyo ubona urimo nubwo bikomeye, hari ababinyuzemo ubu bakaba abakomeye ndetse babayeho neza. Haracyari ubuzima rero. Televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga ni ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV, maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Uyu munsi ku Ibendera TV tugiye gukurikira ubuhamya bw'umukobwa witwa Uwimana Sandrine. Ni umukobwa wahuye n'ibigeragezo bikomeye, ariko kandi aza akubinesha. Ikaze mwese ku Ibendera TV. Uyu mukobwa atangira ubuhamya bwe agira ati, nitwa Uwimana Sandrine, ntuye mu karere ka Gasabo, ndi umumama w'imyaka 30. Ku myaka ya 26 nibwo nakoze ubukwe mbana n'umutware wanjye. Icyo gihe numvaga ko ngiye kuba umubyeyi nk'abandi, nkabona umwana nkitwa mama runaka nk'uko abandi bibagendekera. Gusa ntago ariko byaje kugenda, ahubwo naje guhura n'ikibazo cyo gusama inda zikavamo. Inda ya mbere yavuyemo ifite ukwezi n'igice, inda ya kabiri nayo iza kuvamo ifite amezi 2. Mu by'ukuri ibyari bikomeye ndetse biremereye umutima wanjye. Naje kongera kugira amahirwe ndasama, nayo ivamo ifite amezi 3. Mu by'ukuri intago byari byoroshye. Muri icyo gihe nabashije kujya nyura ahantu henshi nkagerageza byinshi, ariko bikanga. Naje kujya kwivuza ahantu hatandukanye, ariko biranga bibi by'ubusa. Nyuma yo kuvamo inda ya 3 noneho kongera gusama byaranze, mara umwaka n'igice byaranze, bakambwira ngo mfite ikibazo cy'imisemburo itari kuri gahunda. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye na gatoya. Naje kubona ubutumwa bavuga ko hari ahantu bafite imiti ifasha ku bibazo nk'ibyo byanjye. Nza gufata nimero zari zatanzwe, ndahamagara, barandangira njyayo, mbonana n'umuganga waho, mubwira ibibazo byanjye. Arambwira ati, tuzagufasha kandi uzabyara neza. Mu by'ukuri kubera ukuntu nari mbabaye, numvise ngize icyizere, banyandikira imiti yabo, barambwira bati, genda ugerageze maze mu minsi mike uzatubwira.
ubwo nta kindi nakoze naragiye ndayinywa kuko nari nababwiye ko nkunda kugira ikibazo cyo gukuramo inda. Bambwiye ko nintwita nzahita mbabwira bakama indi miti umuntu anywa atwite kugira ngo umwana akure neza ndetse binandinde gukuramo inda. Nagize amahirwe nyuma y'amezi 3 nyoye iyo miti ndasama, hanyuma ansubirayo bampa imiti ariko nkagira ubwoba nti ubu wasanga nyuma y'amezi 3 izongera ikavamo. Gusa siko byagenze, amezi 3 yarashize mbona nta kibazo, amezi 4 arashira mbona nta kibazo. Ntangira kugira icyizere ko bizagenda neza. Mbibutse ko turi ku Ibendera TV, ni mu gace twahariye ubuhamya. Uyu munsi tukaba turi kumva ubuhamya bw'umudamu witwa Uwimana Sandrine. Njyewe nitwa na Ntirushwa. Sandrine uyu nguyu akomeza agira ati, nyuma y'izo nzira zose nanyuze nakomeje kwizera Imana no gusenga kugeza ku munota wa nyuma. Mu by'ukuri ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2020 nibwo Imana yampaye umwana w'umukobwa mwiza wavukanye ibiro 4 ndetse ubu akaba amerewe neza, ndetse natwe nk'umuryango tukaba tuguwe neza mu byishimo n'amashimwe. Rwose ndashimira Imana ndetse n'umuganga wamvuye. Ubuhamya bwa Uwimana Sandrine abusoza agira ati, nawe niba ufite ikibazo nk'icyanjye cyangwa ikindi kibazo nakurangira ahari igisubizo, n'ahandi ni ku Mana. Fata umwanya wawe usenge, hari igihe umunsi wawe uzagera ukabona uwakumva. Njya nkunda kubabwira ko nta rugamba rworoha, nkababwira kandi ko ikitakwishe kikugira ukomeye. Niba wumva hari ibyakuremereye umutima, humura nta kure habi Imana itakura umuntu. Reka rero tugere ku musozo w'ubu buhamya bw'uyu munsi, mbashimira mwese uburyo mukomeza kubana natwe. Mbibutsa ko mushobora kuduha ibitekerezo, ubufasha n'inyunganizi, cyangwa mukaba mwifuza gutera inkunga ibikorwa dukora. Nta yindi nzira ni ukunyura kuri nimero 0788 0770. Ndabibutsa kandi gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ndetse kandi ari nuko mugenda amukora kuri kariya kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ibyo dukora mubibone bwangu. Niba wabikoze, Imana iguhe umugisha akubera igikorwa cyiza ukoze. Njye nari Ntirushwa ku Ibendera TV. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro n'amahirwe.